Mose abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Aya ni amagambo ari mu gitabo cyo Kuva, igice cya 24 umurongo wa 3, kikaba by'umwihariko ari icyo kwibukwa cy'icyigisho cya 10. Icyigisho cya 10 kitubwira ngo isezerano n'igishushanyo mbonera. Tubaha ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ni ibyigisho bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Niyo mpamvu turi mu gihembwe cya 3 cy'umwaka wa 2025. Igitabo turi kwiga, turi gusesengura cya Bibiliya, ni igitabo cyo Kuva. Uyu munsi ingingo tugezeho ni ingingo yo kuwa 4 w'isabato. Ni ingingo ya tariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Ingingo itubwira ngo hagati mu bwoko bwe. Uwo ninde? Turashe tumwumve. Icyo nzi cyo ni Uwiteka uba hagati mu bwoko bwe, wabaye hagati mu bwoko bwe agatura muri bo. Kadusenge. Uwiteka mwungere w'ubugingo bwacu, abana bawe turacyari kwiga ijambo ryawe. Reka uduhe umugisha uwo wageneye abaganira nawe binyuze mu ijambo ryawe. Ntuduhiteho mu izina rya Yesu, amen. Ingingo kuwa 4 iratubwira ngo hagati mu bwoko bwe. Hagati mu bwoko bwe. Imana yari irimo kwigisha ubwoko bwayo binyuze mu buryo butandukanye. Hari uburyo bwinshi bitandukanye Imana yakoresheje kugira ngo igire ikimenyesha ubwoko bwayo, ibwigishe. Kandi bumwe muri ubwo buryo ni ubuturo bwera. Ubuturo bwera ni imwe mu nyigisho Uwiteka yahaye ubwoko bwe kugira ngo bubashe kumusobanukirwa. Ibikorwa byose byakorerwaga mu buturo bwera byerekanaga Yesu, kandi byari imfashanyigisho mu mugambi w'agakiza, umugambi wajyaga gusohora binyuze muri Yesu mu binyejana byinshi byajyaga kuzakurikiraho. Amagambo ari mu gitabo cyo Kuva, igice cya 25 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9, hari icyo atubwira cyerekeranye no kurema ihema ry'Imana. Baratubwiye ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro antura. Ituro ryagombaga kwakirwa ni iry'umuntu uritanze yemejwe n'umutima we. Arakomeza ati, ibi aba ari byo mwakiraho amaturo: izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene. Murongo wa 5, n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi, n'imbaho z'ibiti byitwa imishita, n'amavuta y'amatabaza, n'ibihumura neza byo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga n'ibyo kosa, n'ibyo kuvangwa bigahinduka umubavu mwiza wo koswa, n'amabuye yitwa shohamu, n'andi mabuye yo guhundwa akaba mu mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo ku gituza. Kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo
cyose Uwiteka niwe wagombaga gutanga mapu, igishushanyo mbonera cy'ubuturo bwagombaga kubakwa. Uwiteka ati, buse n'ibyo ngiye kukwereka. Ni ukuhe kuri kw'ingenzi rero, kw'ibifatika kandi kw'iyobokamana kugaragara muri iyo mirongo tumaze gusoma. Nubwo Imana ariyo yari iyoboye Abisirayeli kandi ikaba yari hafi yabo, yategetse Mose kubaka ubuturo bwera. Nk'uko tumaze kubisoma, yaramubwiye iti, kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Impamvu yo kuremwa k'ubuturo bwera kwari ukugira ngo Imana ubwayo yegere ubwoko bwayo ibane nabwo. Mu buryo bugaragara, Imana yashakaga kubereka yuko mu by'ukuri yari kumwe nabo. Nubwo inshuro nyinshi bari barakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntabwo yari yarabaretse. Kandi bamaze kongera kugirirwa ubuntu n'Imana, bahawe itegeko rivuye ku Mana, maze imirimo yo kubaka ubuturo bwera iratangira. Amen. Imana n'ubwoko bwayo. Bibiliya itubwira yuko Imana itaba mu nsengero zubatswe n'abantu, nk'uko mu Byakozwe n'Intumwa 7:47 kugeza ku 50 habivuga. Kubera yuko iruta ijuru ry'amajuru kandi ikaba idashobora gukwira mu ijuru. Ubwo Pawulo yari ku musozi witwa Areopago muri Atenayi, yaravuze ati, Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Nk'uko tubibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17 umurongo wa 24. Nanone kandi umwami Salomo yaravuze ati, ariko se ni ukuri koko Imana izatura mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi. N'ijuru risumba ayandi nturi kwirwamo, nkanswe iyi nzu nubatse. Ubuturo bwera ubundi bwagombaga kuba ahantu Imana yigaragariza ubwoko bwayo ko iri kumwe nabo. Ngiyi intumbero yo gushyiraho ubuturo bwera. Ni ahantu Imana yagombaga kwigaragariza ku bwoko bwayo yuko ibana nabo. Iki rero kizirikane, Imana itanga igishushanyo mbonera cy'uko ubuturo bwera bugomba kubakwa, uko bugomba kumera. Zirikana ko Abisirayeli bagombaga kuzana amaturo y'ubushake yo kubakisha ubuturo bwera. Bagombaga gutanga impano zifite agaciro zirimo izahabu, ifeza, imiringa, imbaho z'ibiti byitwa imishita, amoko y'imyenda myiza atandukanye, amavuta ya elayo ndetse n'ibihumura neza. Imana yagombaga kuba ahantu hasobanutse. Inzu y'Imana, ubuturo bwera, bwagombaga kubakwa n'ibivuye mu maturo y'ubushake bw'umutimanama, nta gahato. Amaturo y'ubushake. Ubuturo bw'Uwiteka bukwiye gushyigikirwa. Mu gitabo cyo kuva 25 duhabwa amakuru arambuye yerekeranye n'ubuturo bwera ndetse n'imirimo yabukorerwagamo. Imana yahaye Mose igishushanyo mbonera gikubiyemo amabwiriza yerekeranye n'uburyo yagombaga kubaka ubuturo bwera ndetse n'ibikoresho yagombaga gushyiramo. Imana ubwayo niyo yatanze amabwiriza, niyo yatanze igishushanyo mbonera cy'uko ubuturo bwera bugomba kuba bumeze. Kuva 25 umurongo wa 10 baratubwiye ngo, kandi
bazabaza isanduku mu giti cyitwa umushita, uburebure bwayo n'ubw'umurambararo rube mu mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mukono 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube mikono 1 n'igice. Uzayiyagirizeho izahabu nziza imbere n'inyuma, uyigoteshe umuguno w'izahabu, uyitekere izahabu zivemo ibifunga 4, ubishyire ku nkokora zayo zo hepfo uko ari 4. Ibifunga 2 bibe mu rubavu rumwe, ibindi 2 bibe mu rundi. Ubaze imijisho mu mushita, uyiyagirizeho izahabu, ushyire iyo mijisho mu bifunga byo mu mbavu z'iyo sanduku, bajye bayiremerereza. Iyo mijisho igume mu bifunga by'isabato, ntikavemo. Ushyire muri iyo sanduku ibihamya nzaguha. Uwiteka atanga amategeko y'uko isanduku y'isezerano igomba kuba. 27 umurongo wa 21 baratubwiye ngo mu ihema ry'ibonaniro inyuma ya wa mwenda ukingiriza ibihamya, aba ariho Aroni n'abana be bazajya baritunganiriza kugira ngo ryakire imbere y'Uwiteka, rihere nimugoroba rigere mu gitondo. Mu bihe by'Abisirayeli byose rizaba itegeko ridakuka, bakwiriye kujya bitondera. Aha bari bari gutunganya ibintu bigomba kujya mu ihema ry'Imana, ihema ry'ibonaniro. Ibishushanyo byose n'ibigereranyo byose, ingero n'ibipimo Uwiteka yari yatanze byagombaga kwitonderwa. Aha ni ahantu Imana yari igiye kuba, aha ni ahantu Imana yabaga, niho Imana yari ituye. Ndamubwiye ibyo yagombaga gushyiramo. Harimo isanduku y'isezerano, ameza y'imitsima, igitereko cy'amatabaza, ibicaniro, umwenda ukingiriza ahera cyane, yewe amabara yagombaga gukoreshwa nayo yarayabwiwe, ndetse n'ibipimo byose yarabibwiwe. Hagati mu bwoko bwe Uwiteka yari akeneye gutura hagati mu bwoko bwe. Ubwoko bwe bwagombaga kwiyeza, bwagombaga kwezwa, kandi aho yagombaga gutura ubu buturo bwagombaga kuba buzira inenge. Niyo mpamvu ibipimo nyirizina, niyo mpamvu Uwiteka ari we witangiye ibikwiriye. Mose yagombaga kubaka ubuturo bwera akurikije icyitegererezo Imana yari yamuhaye. Cyari igishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Haleluya. Shite muvandimwe, ubuturo bwagombaga kubakwa hano ku isi. Imana yatanze ikigereranyo igendeye ku buturo bwo mu ijuru. Igishushanyo cy'ubuturo bwo mu ijuru nicyo cyagombaga kugenderwaho. Mbega ukuntu Imana itangaje! Bivuze ngo ubuturo bwera bwo mu ijuru nibwo busa nkaho bwimukiye mu isi binyuze mu ishusho yo kubwubaka kwa muntu. Ntaho bitandukaniye, kuko Imana yaramubwiye iti ubureme ukurikije icyo ngiye kukwereka, agira umugisha wo kwereka ubwo mu ijuru, maze nawe arema ubwo ku isi. Na kera na kare Imana yakunze ikiremwa muntu bikomeye cyane, kugeza ubwo yimura intebe yayo mu ijuru ikaza kubana n'ubwoko bwayo hano ku isi. Ubuturo bwera bwo ku isi bwagize akamaro gakomeye cyane, uhereye igihe bwubakiwe ukageza ku rupfu rwa Yesu, ndetse no kugutangira umurimo kwe mu buturo bwera bwo mu ijuru. Kandi ibi byatumye ubuturo bwera bwo ku isi buba butagifite agaciro. Ukuri kwaragaragajwe no gutabuka kwagaragajwe no gutabuka k'umwenda wakingirizaga hera cyane ubwo Kristo yapfaga. Nshuti muvandimwe, ubuturo bwo ku isi, ibuka yuko Kristo mbere yo gupfa kwe bwari bugihari, ariko amaze gupfa umwenda ukingiriza hera h'ubuturo bwo ku isi watabutsemo kabiri, mu gihe nta muntu uwo ari we wese wari wemerewe kugera hera cyane. Ariko umaze gucikamo, byaravugaga ngo umuntu wese agomba kwireberayo, agomba kwigererayo, kuko umwenda wari
utabutsemo kabiri. Ibi byagaragazaga yuko ibyatambirirwaga abana b'abantu binyuze muri ibi bitambo babakoreraga, babatambiriraga byose, igitambo kibisimbura cyari kibonetse. Nibyo koko burya ubuturo bwera bwasuraga Kristo, kuko Kristo amaze gupfa, igitambo cye kimaze kuboneka, ibyo cyashushanyaga byose byavanyweho. Mwenda ukingiriza ahera, utabukamo kabiri. Aya ni amagambo tubona muri Matayo, mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Matayo, igice cya 27. Hari igihamya gikomeye cyane. Igice cya 27 umurongo wa 51. Aya magambo turayasoma. Umurongo wa 51 w'igice cya 27, aha baratubwiye ngo umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko, akura inkota ye, ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota mu rwubati rwawe, kuko abatwara inkota. Mumbabarire, nasomye hatariho, nasomye 26, 27:51. Reka naho tuhajyane. Umwenda ukingiriza ahera h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka. Ibi ni bimwe mu bitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri, ibitari byarigeze bibaho. Iki ni igitangaza, ucyumve nk'igitangaza. Niyo mpamvu Bibiliya gitangaje nk'igitangaza. Ahera cyane ntihari hemerewe kujya buri muntu. Ahera cyane hajyaga umutambyi mukuru rimwe mu mwaka, agiye guhongerera abantu ibyaha. Umutambyi mukuru rero yarabonetse, igitambo gikuru cyari kibonetse, ahatararebwaga na mwene muntu uwo ari we wese arahareba. Byari bivuze ikintu gikomeye cyane. Umwenda ukingiriza ahera wacitsemo kabiri. Si Matayo gusa wabivuze, Mariko nawe yarabivuze mu gice cya 15 umurongo wa 38. 15 umurongo wa 38, abaratubwiye ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero h'ubuturo utabukamo kabiri, uhereye hejuru ukageza hasi, nta na hamwe hasigaye. Kandi ibyakurikiyeho ni urupfu rwa Yesu, kugira ngo igitambo kibe cyuzuye. Niyo mpamvu umurongo wa 39, umutware utwara umutwe w'abasirikare wari uhagaze yerekeye Yesu, abonye apfuye atyo aravuga ati, nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Umwana w'Imana yaratanze, umwami w'abami yaratanze, igitambo gihoraho gikomeye cyari kibonetse. Maze uwo munsi niho kwizerera mu bitambo biva amaraso bikozweho byarangiye, twimukira mu kwizera. Ibifatika byari birangiye, twari twinjiye mu gika cyo kwizera. Kwizera igitambo cya Kristo, kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Nshuti muvandimwe, uramenye udasigara. Munsi ugomba kwizera igitambo cya Kristo. Kristo yarahamije ko agomba gutura mu bwoko bwe mu buryo bw'umwuka. Kubwo kwizera twakira igitambo cya Kristo, Kristo agatura muri twebwe, hagati muri twebwe. Ntagikeneye kubaga amatungo, ntagikeneye ko umutambyi mukuru kugererayo, ahubwo buri wese ni umutambyi ku rwe ruhande. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo natwe turi abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yarose ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagara. Turi abatambyi. Mu gihe mutambyi ari wakugera agahera, uyu munsi wa none wowe uri umutambyi ku giti cyawe. Ufite kwitambirira ibyaha byawe, ufite gushyikirana n'umutambyi mukuru. Umushyikirano, umusabano hagati muri twe. Imana iri hagati muri twe, Imana yituriye muri twe.
ubuturo bwera bwo ku isi bwarubatswe burakomeza bugera ku gupfa kwa Kristo, maze bugeze ku gupfa kwa Kristo umwenda ukingiriza hera aho urusengero rutabukamo kabiri, igitambo cyarabonetse. Imana ihabwa icyubahiro. Data mwiza, uri Imana ikomeye, uri umutangabugingo, wadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Abana bawe ntitwabona icyo tuvuga, gusa icyo tuzi neza ni ukuri Imana. Ushimirwe igitambo gikomeye cy'umukiza wacu Yesu Kristo waduhaye. Abana bawe tukwishyize mu biganza, utugirire neza, uduhe kukwizera nk'uko bikwiriye. Reka aba bose tubakwereke, abadamu batwite, abarwayi bari ku bisasiro baremejwe n'umubiri, imfubyi n'abapfakazi, abari mu mazu y'imbohe, urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, aba bose ubagirire neza. Twizeye imbaraga zawe no gukomera kwawe, udukize kutizera, uduhe kwizera. Yemwe ubwe wirivugiye ngo nimubingeragereshe. Usibye amaturo, ukwizera kwacu gukwiye gukura, tukizera amasezerano waduhaye. Reka ubitubashishe. Reka rero uduhe kubana nawe muri byose, uduhe gushyigikira umurimo wawe, kandi mwami mwiza, abana bawe bose ubarebe neza. Ineza n'urukundo bituruka kuri wowe reka byomatane n'imitima yacu, udutungire umwuka, udutungire n'ubugingo, utubesherezeho imiryango kuko ari we Mana. Kandi Data mwiza, uturindire impagarike zacu. Iminsi yo kubaho kwacu n'iminsi yo kurama kwacu tuyigushyize mu biganza, kugira ngo ujye uturinda guteshuka. Aho duteshutse ujye ubana natwe. Reka ineza n'urukundo bituruka